murakaza neza mwebwe mwese mukunda gukora subscribe mukanasharinga mukanika na comment. Imana ibaha umugisha cyane, murakaronkera aho abandi baburiye. Uyu munsi twabazaniye ya nkuru yacu ubutatu budatana, igice cyacu cya 20. Ubwashize mwumvishe uburyo umugore wa Jean Baptiste yagiye ajya ku byapa, akagenda hose akandika icyapa, afata amafoto, arafotora imihanda yose, ayuzuza impapuro z'umugabo wiwe, ashyira amazina y'umugabo wiwe, avuga ati umuntu wese wazambonera umugabo wanjye yazampamagara, agashyiraho na nimero n'ibindi byose. Hagati aho Karara we yaratashye avuye kuri gereza, aho nyirasenge yaramaze kumubwira ati mfunguza. Karara arataha, ariko mana, ninjye waremeye ibigeragezo koko? Ese tuvuge ko n'abandi bana nabo ariko bakuze? Mana, ngiye kubyihanganira byarananiye. Ubuse Mana yanjye ko Teacher wanjye afunzwe, ubu nzongera kujya ku gipimo gute? Mana nsenga, Mana ntahwema kuririmba no gutakambira, ndakwingiza umpe uburyo mbyitwaramo, ungenere ikinkwiye mwami, kandi ufunguze Teacher wanjye. Nubwo masenge yaheramo, ariko byibura Jean Baptiste umufunguzi. Hagati aho nibwo kuri gereza Teacher we ntabwo ibintu byari byoroshye. We yarategereza buri umuntu n'umwe baburana, ari uwamureze yabuze uko baburana, ari utaramureze. Mbese we afunzwe, nta na kimwe azi ko yafashe ku ngufu gusa, ariko yabuze nyine waza kumushinja se cyangwa se amushinjure. Nibwo umukuru wa gereza yaje. Jean Baptiste karamenya kubaho, ngwino hano, nabitabye. Na n'ubu se ntabwo uremera ko wahohoteye umwana? Na n'ubu kwemera byarakunaniye koko? Uzaguma gutyo gusa? Wakwemeye tukakurekura cyangwa se tukagabanyiriza ibihano? Erega ntacyo byaba bigutwaye. Ase Mbabazi, ubu ngubu umuntu yakubwiye ngo wamwibye ikintu, bamwibye utigeze unakibonaho na gatoya, nyakubahwa, wabyemera? Njyewe ukuri nakubwiye ni kuriya, na nabo waranangiye pe, uri umugabo utava ku izima. Ese koko nimba muzi neza yuko uwo mwana namufashe ku ngufu nkamusambanya nkamutera inda, kuki nta n'umwe ujya uza kumbaza cyangwa se aze tuburane, ahubwo mukabona ko ibyo mwakoze ari ukuri? Mubitekerejeho neza, ntabwo ari ukuri. Ntabwo uriya mwana namuteye inda rwose. Uriya mwana nsa naho naba mubyaye, ntabwo namutera inda. Okay, subira iyo wari uri nyine, ubwo turabyigaho. Sawa, ariko mubyigeho kabisa, ngenda naniwe rwose. Hagati aho nibwo nyirasenge bari bafungiwe mu nzu imwe na Teacher, si byo ko bafungiye mu byumba bigiye bitandukanye. Nibwo nyirasenge wa Karara we yaribajije, aravuga ati aha hantu nintareba nabi nzahagwamo, kuko ibyanagiye nkora ni byinshi. Umwana aranshinja kumuhohotera, anshinja ibintu byinshi cyane. nibwo
nyakubahwa, bite? Ni byiza cyane. Uburoko se urabumenyereye mukecuru? Oya, nta kumenyera akabi ntabwo kamenyerwa mwana wanjye. Erega byose n'ubyiha, ujya guhohotera umwana, reba imyaka afite, wowe wakamubereye nyina, ukamubereye umuryango, ntujya kumuhohotera. Nanjye aho bigeze nahazi, gusa mumbabariye ntabwo nazongera. Gusa hari ikindi nshaka kubitumiraho. Hari umugabo witwa Jean Baptiste w'umwarimu ufungiwe haruguru mu kindi cyumba. Basi byakunda ko muduhuza tukaganira. Mukecuru, ntabwo byakunda aka kanya keretse tubanje kubisaba. Mwana wanjye, muzabyigeho mubisabe, kuko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bwancika. Oya mukecuru, ntabwo bushobora gucika guteze. Kugira ngo n'undi munsi bizabe isomo, jya wubaha umwana kimwe nk'uko nawe akubaha, keretse nimba uzi ko umwana adakubaha. Oya mwana wa, naba ngiye kumubeshyera. Umwana wanjye aranyubaha. Mukecuru, twe nta kindi twakumarira wowe, ubwo nibiza gukunda tuzaguhuza nawe nta kibazo, ntugire ikibazo. Mwaba mukoze. Hagati aho nibwo kwa mwarimu we ntabwo ibintu byari bimeze neza. Umugore we yakomeje gutaganga, arashaka umugabo, amushakisha hose. Nibwo yaje kwibuka, aravuga ati ko najyaga mbona ambwira ngo hari umukobwa witwa Karara yigishaga ku ishuri. Wasubira ku ishuri akabaza nimba Karara baba bamuzi, cyangwa se bakajya no kunyereka aho ngaho kwa Karara, maze nkareba byibura ko nabona umugabo wanjye, cyangwa se umugabo wanjye disi yarantaye ajya gucyura uwo mwana. Ariko mana we, abagabo ntibashima, cyabikora nsanze yarabikoze. Nibwo nyirasenge wa Karara we yazindukira ku ishuri. Ageze ku ishuri abaza abana ati Karara, aho ariko haje kubonekamo undi mwana umwe uzi Karara akamenya n'iwabo. Nibwo yaje avuga ati twagenda nkamukwereka iwabo ko mpazi. Nibwo bagiye bajya kureba Karara. Mu gihe bari kugenda nyine, Karara we na n'ubu we aracyabunze imitima, ntabwo aramenya ngo se ni iki nakora byibura kugira ngo byibura tica wanjye amenye yuko ntigeze n'umusimwe mutererana. Nibwo nabwo yongeye gufata urugendo, aragenda yongera agera kuri gereza aho tica afungiwe. Abwira umuseriveri aramubwira ati mwiriwe, bite, uragarutse nanone? Yego ndagarutse. Ariko se Karame, kuvugana nawe aricyo byaba bigutwaye? Oya nta kibazo bayobozi. None se Karame, ndabumva kuko uriya mugabo we yatubwiye yuko nyine mwaje kuryamana, yaguhaye amafaranga katigeza gufata ku ngufu. Oya, yakubeshye cyane. Njyewe bamfashe ku ngufu mvuye ku ishuri,
muri etide twari dutashye nijoro. Niba mugira ngo ndanabeshya, mwareka nkabaheza nimero z'ikigo za directrice mukamubaza nimba koko uwo munsi mfatwa ku ngufu, niba tutaratashye bwije. Rero tica ararengana, ntabwo njyewe nigeze ndyamana nawe, nuko yaje kumfasha kugira ngo mbone igipimo gusa, nta kindi. Ni umugabo mwiza cyane. None se kara, urumva twagukorera iki kugira ngo uvugishe ukuri? Njye aho ni ndavugisha ukuri. Mumbabariye ahubwo uriya mugabo rwose mwamurekura, kuko iwe ahafite ibibazo. Mwarekura uriya mugabo rwose. Basi ni mumbabarire mpure nawe basi tuganire. Ni naha dusubikiye inkuru yacu ubutatu budatana. Inkuru yacu nakagaruka, inkuru yacu ni buri munsi. Dukomeza kubashimira mwe mukora subscribe, mukanasharinga, mukandika na comment, mukanakora like. Imana nikomeze ibahe umugisha cyane, ibarindire hasi no hejuru. Nawe utarabikora, jya kuri YouTube channel yacu, wandike Uwimbabazi, usiga akanya wandike TV, maze ukore subscribe, unasharinge, unandike na comment n'ibindi byose. Twemeze kubana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Inkuru yacu ni buri munsi kandi nakagaruka.